data tuguhaye icyubahiro. Izi ndirimbo niwe twazituraga, izi mbyino niwe twazibyinaga, gusenga kwacu twakwerekezaga kuri wowe, wowe ushobora byose, wowe utagira ikikunanira, wowe uhera mu itangiriro ukavuga ibyo mu iherezo, wowe ubasha kubara imisatsi yo ku mitwe yacu. Tuguhaye icyubahiro nyiribiremwa, tuguhaye icyubahiro mutanga bugingo, tuguhaye icyubahiro we soko y'amahoro dufite, we soko y'imbabazi tugenderamo. Tuguhaye icyubahiro we waduhaye Kristo, tuguhaye icyubahiro we watwegereje umurage w'abera ukaduhindura abaragwa baraganwa na Kristo. Tuguhaye icyubahiro mwami w'abami, wowe utubesha muri iyi si, ukaturinda, ukatwubakaho akazitiro, ukatubera ubwugamo. Tuguhaye icyubahiro nyaguhora ku ngoma, we watubabariye bya byaha byinshi. Uyu munsi turabera kubw'amaraso ya Yesu, twahindutse ndetse gukiranuka kwawe muri Kristo Yesu. Twakunganya iki? Twagutura iki? Ukwiye indirimbo zacu, ukwiriye gupfukamirwa, ukwiriye kuramywa n'imitima yacu, ukwiriye ibyitwa byiza waduhaye. Ntacyo dufite tutahawe nawe, ukwiriye ibyitwa byiza dufite, ukwiriye impano nziza waduhaye, ukwiriye ubutunzi waduhaye, ukwiriye kwegurirwa imitima yacu. Nta na kimwe twisigarije mutanga bugingo. Uyu mugoroba izina ryawe ryongere rishyirwe hejuru hagati muri twebwe, wime uganze mu mitima yacu. Icyubahiro cyawe, ubwiza bwawe bube bwinshi hagati muri twebwe, maze imitima iruhukire muri wowe. Ubugingo bwacu buzurwe nawe, buri muntu wese ahuzwe n'umugambi umufitiye, kuko umugambi wawe ari mwiza. Nta muntu w'ingwiza murongo muri twebwe, twese uratuzi mu mazina yacu, uratuzi muri detaye, uracengera ukamenya details z'ibitugize, mivukire yacu, mikurire yacu, kurorongotana kwacu. Nta na kimwe uyoberwa, maze ukadukuruza ineza yawe, ukatwiyegereza nk'abana bigwandika mu gituza cya mama wabo. Urukundo rwawe rukaturengera, amaboko yawe akadufata, imbabazi zawe zikatubana nyinshi. Ninde wundi wo gushimwa atari wowe? Ni wowe bwenge no kumenya kose, ni wowe bwiza no kwizerwa kose. Uri imbabazi, uri urukundo, uzuye ubuntu no kugira neza kwinshi. Icyampa amaso yacu agafunguka, tukamenya ibyo twinigizwa nawe uduhamagara. Amatwi yacu agafungukira kumva no gusobanukirwa imigambi yawe, maze mu maso hacu hagacya. Imiruho y'isi ikatuva mu bitugu, tukaruhukira mu rukundo rwawe rwinshi. Tugahagarara nk'uko watugennye ko tuzahagarara mu minsi uzaba udutije, dutegereje kuzaza ibudapfa. Umugisha abahungu bawe n'abakobwa bawe, twaje dusiganwa, dufite inyota yo kuva no kwigishwa nawe. Uduhe umugisha, tuze gusohoka hano nk'abahuye nawe n'abakubonye. Ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Mwami Yesu abahe umugisha, murakoze. Mwari bahe umugisha. Haleluya. Mwiriwe amahoro. Mwami Yesu abahe umugisha, wagize neza kugaruka mu nzu y'Imana. Imana iguhe umugisha. Haleluya. Muri izi nshuro tugiramo amasengesho, no kuba mbivuze kugira ngo wende kwezi gutaha tuzabe tubizi. Murabizi ko tugira amasengesho buri kwezi, ariko twagiye tugira ibintu byinshi. Abataraje mu nama ntitwababwira gahunda y'umwaka, tugasanga amasaha yatujyanye. Ariko nyuma ya buri mezi atatu amasengesho yacu azajya abamo inyigisho z'umuryango. Iyo tuvuze umuryango akenshi abantu bumva bashakanye gusa, ariko n'umuryango muri rusange. Tuzajya tugira umunsi umwe ubaho inyigisho z'urubyiruko, abasore n'abakobwa, ariko natwe tuze kuzumva, kuko natwe tugira abana, tugira barumuna bacu, tugira abo twagira inama, tugira ibyo twakwakira, tukagira ibyo dukosora n'ibyo dukiza.
hanyuma undi munsi uzaba ari inyigisho zihariwe abagabo, ariko natwe tuzajya tuza kumva, kuko hari igihe ufite umugabo atari aha ngaha, ufite basaza bawe, ufite abana bawe barimo gukura, tuzajya tuza kumva ko biratureba nk'umuryango. Hanyuma undi munsi uharirwe abagore. Iyo tuvuze abagore, harimo abafite abagabo, harimo abibana, ariko twese tuzajya tuza. Bizaba ari byiza, tuzajya tugira inyigisho nziza. Reka dukomeze tubisengere, ni rimwe buri mezi 3. Ni ukuvuga ngo tuzabikoresha muri masengesho mu kwezi kwa 3. Amasengesho mu kwezi kwa 3 azaba twarasubiye hariya dusanzwe dusengera. Hanyuma mu kwezi kwa 6 twongere gutyo mu kwa 9, mu kwa 12 uko Imana izadushoboza. Impamvu tubikora gutyo twagiye tuyivugaho nuko iminsi dufite muri izi sare dusengeramo ni iriya nyine, ni iyi ngiyi, ni wa wundi wo kwa 3 n'iyi 3 dukoresha mu masengesho. Ntabwo byakoroha gukoresha indi minsi za weekend cyangwa, ariko tuzajya tubikoresha kandi tuzajya twunguka. Haleluya. Institution iri ku isi yashyizweho n'Imana ni ebyiri. Habanje umuryango, hanyuma haza kuba n'itorero. Dukwiriye rero kubisengera, kubirinda, kubikoraho ikintu cyose twabasha gukora kugira ngo imigambi ya Satani iburizwemo, tubigizemo uruhare. Haleluya. Ubwo rero tuzabyitabire kandi tubisengere. Hanyuma kubera ibyo ndasaba abapapa cyangwa se abagabo, kamvuge abagabo, ko tuzasigarana gatoya gusa kuwa 3 w'ubutaha. Urawa 3 w'amashimwe, dushima Imana, twiga ijambo ry'Imana, ariko amateraniro akirangira turasaba abagabo bose babarinzi ku nkike tuzasigarana umwanya mutoya kugira ngo tutegure umunsi wacu. Umwami Yesu abaho umugisha. Tuse ko abagore utadusigaje. Abagore natwe tuzagira ikindi gihe cyacu, ariko ndifuza ko tuzasigarana n'abagabo. Umwami Yesu abahe umugisha. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana. Mu kanya turegera ameza y'umwami, turasangirira ku meza y'umwami twese abashaka Yesu. Nzajya ngerageza kubivugaho kenshi kuko bifite ibintu byinshi twagiye tubivugaho cyangwa se twagiye tumenyera bitewe n'inyigisho twagiye twiga, ariko ameza y'umwami akinguriwe abashaka Yesu twese. Kandi nibaza umuntu udashaka Yesu yaba atari hano. Haleluya. Ni nawo mwanya turi bufate tunawusengeramo. Turibuka amagambo twaganiriye ku munsi w'ejo, abari bahari kandi abagira uruhare mu gutumira abandi. Umwami Yesu abahe umugisha. Kuza kwacu kiba ari igitambo dutanze, nubwo Imana yifuza umutima, ariko umutima iyo twawutanze tugira n'ibiwuherekeza. Urakoze rero kwigomwa bitoroshye, uvuye mu kazi cyangwa se n'amatike bigoranye cyangwa na essence bigoranye, n'umwanya ubwabyo utoroshye, ariko urakoze kugirira Imana inyota, kandi urakoze no kubikangurira abandi. Icyo nzi cyo nuko tudashobora kumara iminsi hano hantu ngo ubuzima bwacu bukomeze bumeze kimwe. Uko ni ukuri. Haleluya. Ubuzima bwacu burahinduka, tugenda tugwiza imbaraga rwose. Si ukuri yemwe? Ni ukuri. Reka tugarukeho gatoya aho twasomye ejo. Turimo turaganira ku kuri kubohora. Ndifuza gusoma 30 mu gice twasomye ejo cya 8 cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, hanyuma tugakomeza uyu munsi aho nifuza gukomereza mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Roma. Icyampa ukaba warasigaranye aya magambo mu mutima wawe. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana 8:31 kugeza kuri 32. Ngo nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati, nimuguma. Ko kantu wakararanye kagumyemo. Yesu abwira abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri. Hanyuma konsekanse yo kuguma cyangwa ingaruka nziza ziva mu kuguma mu ijambo rye, namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzaba batura. Hanyuma 36 bakavuga ngo nuko umwana nababatura muzaba mubatuwe by'ukuri bidasubirwaho. Haleluya. Imana nishimwe. Nituguma mu ijambo rya Kristo tuzaba bigishwa be nyakuri, natwe tuzamenya ukuri. Muribuka ko twavuze ko ukuri ari umuntu, ntabwo ari information, ntabwo ari amakuru. Kuri ubatura n'umuntu ari we Kristo. Namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzatubatura. Akongera akabyivugira kuri 36 ngo nuko umwana nababatura muzaba mubatuwe by'ukuri. Uyu ni wo mudendezo dufite muri Kristo Yesu.
Haleluya. Niyo mpamvu rero umwanzi Satani arwanya ko twaguma mu ijambo ry'Imana kugira ngo tutamenye ukuri, tube twarakijijwe ariko turindushye, tube twarakijijwe twuzuye ubwoba bw'abarozi, tube twarakijijwe twuzuye gutsikamirwa k'uburyo bwose. Umwanzi arabirwanya. Umuntu agatora nk'akarongo kamwe ka Bibiliya akaba ariko agendana, ubundi akabivanga n'ibiri mu ndirimbo, ntiyibuke niba biri mu ndirimbo cyangwa biri mu ijambo. Haleluya. Ari umuntu avuga ngo haranditswe ngo, agahita atuzanira ikintu kiri mu ndirimbo kitari mu ijambo, uretse ko hari n'indirimbo ziri mu ijambo, kubera kutaguma. Ariko ubwo buriganya bugomba gutsindwa. Nagira ngo nkwibutse ko ari urugamba rwo mu mwuka. Si ibyo twigira buryo iyo tujya gusoma ijambo ry'Imana tugasinzira, si ibyo twigira buryo twicaye nk'ahangaha ariko ukagenda kandi uhari. Burya si ibyo twigira. Habaho umwanzi uturwanya kugira ngo ukuri kutagwirira muri wowe, hanyuma ukabatuka rwose. None ugashobora kumara imyaka warakiriye Yesu ariko ugifite ibice by'ubuzima bwawe biboshye, n'umuruho w'abadafite Yesu bafite, nawe ukaba ari wugira, kugira ngo ukuri kutagwirira muri wowe. Umwanzi arwanya ko ijambo ry'Imana ryakwicara muri twebwe. Haleluya. Wa mugani w'umubibyi, ahantu Yesu yavuze ngo uwumva ijambo ryanjye ntarimenye. Kurimenya ni kwandastandinga. Mbese yaryumvise ariko ntiryinjiye mu bitekerezo, ntiryamazemo umwanya. Nguwo umubi araza akaritora, bya bindi byose bavuga. Ariko nituguma mu ijambo rya Kristo uzaba bigishwa b'enyakuri, kandi tuzamenya ukuri, kandi ukuri kuzatubatura. Iyo tubona inzenya zose n'imikino yose ikorerwa kudututi, mwene ahantu uko bahita, ariko ubundi iri jambo ryavuye ngo ni ku gatuti. Tubona imikino itandukanye, burya si imikino, ni uburiganya bwa Satani, kugira ngo ukuri kwagombaga kuhavugirwa ntikuhavugirwe. Bihinduke urwenya, bihinduke imikino, bihinduke story. Ubuhamya si bubi, ariko ubuhamya ntabwo bwahindura umuntu. Ubuhamya hari ukuntu bukongeramo nko kwizera, ukavuga uti Imana yagiriye neza Hortense, nanjye yangirira neza. Ariko ubuhamya ntabwo ari ibyo kurya by'umwuka. Wari ubizi? Ibyo kurya by'umwuka ni ijambo ry'Imana. Indirimbo ni nziza, gusirimba ni byiza, ariko ntibifite imbaraga nk'ibyo ijambo rifite. Niyo mpamvu umwanzi abikora nkana, kugira ngo dukunde igihande kimwe kiri bukore ku marangamutima tukaryoherwa, ariko ntiduhinduke, ntitwakire ukuri kubohora. Witegereje imyaka benshi tumaze mu gakiza, n'ukuri kwa Kristo kuri mu mitima yacu, wasanga bitangana n'iminsi tumaze mu nzu y'Imana. Imana itugirire ubuntu. Hanyuma ikindi kinyoma cya Satani nuko kidutera gukunda. Urabona nk'ejo twagize umwanya wo gusenga, gucagagura, kumenagura. Ariko umuntu ucagagura bigacika, umuntu umenagura bikameneka, n'ufite ukuri kwicaye muri we. Haleluya. Ibindi biba ari amagambo adateye ubwoba, ubwami bw'umwijima. Muranyumva nshuti z'Imana? Umuriganya rero duteza gukunda biriya bihe dusenga, duterura ikibo, dushyiremo impapuro, dukora utukorwa twakwita prophetique, ariko tudafite ukuri kwicaye muri twebwe, nabyo ntibirama. Kandi kizakwereka ko bitarama nuko ababituramo byonyine bagira iminsi y'agahenge kweguka mu mwami, bakongera bakagira indi minsi yo kugabanukirwa. Ariko abagumye mu ijambo ry'Imana, haleluya, bagira ubuzima buhembutse, imyaka nyuma y'indi myaka. Ntago babona bagize iminsi yo kugabanukirwa. Ntago ari uko amacumu ya Satani atatwerekeye, kwa dushinga amacumu, kwa rijya gukubita umwambo ukavuga uti ndawumvise bien. Ariko ntuhektama, kubera ko kuri yicaye muri wowe, yarakwemesheje. Haleluya. Ugira imbaraga zitagabanukirwa, ukagira umunezero w'agakiza utakizima. Niyo mpamvu umwanzi arwanya ukuri. Wanaterwa ariko ugaterwa ufite ibyiringiro. Ntabwo ugira ubwoba bw'ubwami bw'umwijima, kuko uzuriwe muri Kristo Yesu. Burya ntushobora kwirukana dayimoni ngo agende ufite ubwoba mu mutima. Biratangaje, sinzi ukuntu dayimoni abimenya, ariko iyo uvuze ngo mu izina rya Yesu, abizi neza ko utabizi ko unahagarariye Yesu. Kuko mu izina rya Yesu mwibuke si ku munwa, ahubwo ndi intumwa mu cyimbo cya Kristo. Ni nkuko ambasaderi wa Amerika bahangaha ahagarariye Amerika. Ntabwo ari akazina kakitirira, ahubwo niwe ari wo, nibwo buzima. Rero wakwirukana dayimoni ngo ndakwirukana mu izina rya Yesu. Imyuka ibibizi neza ibaravugana, umwuka wawe simbizi n'umwuka w'imbaraga z'umwijima biravugana, bakavuga ati uyu muntu ibintu avuga ntago abyemera, ntazi uwo ari we mu mwami. Niyo mpamvu rero ijambo ry'Imana rikwiye kuba muri twebwe rigwiriye.
haleluya, tukamenya abo turi bo muri Kristo Yesu, tukamenya ko turi intumwa mu cyimbo cya Kristo. Twakubita tugakubita tuzi icyo dukubita, tugakubita tudahusha, tudafite ubwoba bw'ikintu icyo ari cyo cyose. Abakorera Satani bazahoraho, ntabwo tubeshwaho n'imbabazi zabo kuko ntazo bagira. Imbabazi umuntu azigira uko yatangiye gukizwa. Niba ari intumwa ya Satani iri ahangaha, izakora umurimo w'uwayitumye kugeza igihe azakirizwa, cyangwa ibihendo bya Satani bikamwegukana karinda arimbuka adakishijwe. Niwo murimo afite. Hanyuma nawo umurimo wawe ni ukwakira ukuri, ukongera ukakwakira, ukamenya kuri intumwa mu cyimbo cya Kristo, ugahagarara ugashikama. Abakorera Satani bagihari, uretse n'abakorera Satani ubwabyo, isi yonyine irananije. Nta Satani ubijemo, ko sari igihe batabirimo simbizi, nta murozi ubijemo, reka bari ko mvuga, isi ubwayo irananije. Ariko iyo twamenya abo turimo muri Kristo Yesu, ntabwo itubasha, ntimanura amaboko yacu ngo yashobore. Haleluya, Imana ihabwe icyubahiro. Urakoze kuba mu ijambo ry'Imana, urakoze kunyemerera ukampa amatwi y'umubiri n'ay'umwuka, byose ubifiteho uburenganzira. Wabiyobora mu kumva, kuko tuba twasenze kugira ngo ibyo mwanza guteza kurangaza bikubitwe hasi, ariko niwo ugarura ibitekerezo byawe ukabikuraho byari bigiye, ukabigarura hano bikumva, bigahura n'ijambo ry'Imana. Urwandiko Paulo yandikiye itorero ry'i Roma, igice cya 8, kagerageze kugenda vuba, igice cya 7 murongo wa 18 tugeze kuri 25. Reka tugendane. Urwandiko Paulo yandikiye itorero ry'i Roma, nahisemo gusoma iyi mirongo yo mu gice cya 7 n'igice cya 8 bidukundira, ariko uru rwandiko rurimo ubutunzi bwinshi. Nubwo Bibiliya muri rusange irimo ubutunzi, ariko harimo ubutunzi bubohora rwose, ukamenya icyo Kristo yakoze mu buzima bwawe. Ku murongo wa 18 tugendane kugira ngo utaza gutahana bino bibanza gusa. Ngo nzi yuko muri nge, ibyo no kuvuga muri kamere yanjye, nta cyiza kimbamo, kuko mpora nifuza gukora icyiza ariko kugikora ntako. Murumva uyu muntu atwaye ku karongo konyine, ahora agira ngo koko yaremewe gutsindwa. Muranyumva nshuti z'Imana? Ariko sibyo, kuko bigera hepfo Paulo yatubwiye umuti avugishijwe n'Umwuka Wera, ngo kuko icyiza nshaka atari icyo nkora, ahubwo ikibi nanga akaba ari icyo nkora. Ngo ariko ubwo nkora ibyo nanga, sinjye uba nkibikora, ahubwo ni icyaha kimbamo. Uyu murongo Paulo ntago yawuvuze ashaka urugira urwitwazo, kuko uyu munsi no murongo wabaye urwitwazo, aho umuntu akora icyaha akavuga ngo siwe. Muri make ntakeneye no kukihana, kuko mbese kimeze nk'ari icyaha cyikoresha kitakoreye mu mubiri we. Sinzi niba mujya muhura n'inyigisho nk'izo ngizo. Ngo ariko ubwo nkora ibyo nanga, sinjye uba nkibikora, ahubwo ni icyaha kimbamo. Nuko rero mbona yuko amategeko anyifuriza gukora ibyiza, nyamara ibibi bikaba ari byo bintanga imbere. Uru rwandiko Paulo arimo araruvuga ku muntu ugitwarwa n'amategeko, utaramenye ubuntu n'irindi tegeko ry'umwuka ritanga ubugingo ryabonekeye muri Kristo Yesu. Murimo murabyumva? Muri make nta muntu kumenya amategeko n'uburyo atondetse bizahaye imbaraga zo gukira. Haleluya. Nuko rero mbona yuko amategeko anyifuriza gukora ibyiza, kuri 21, nyamara ibibi bikaba ari byo bintanga imbere. Shimira amategeko y'Imana, nishimira, I delight, arabishaka, arabyishimira. Nishimira amategeko y'Imana mu mutima wanjye, ariko mbona irindi tegeko ryo mu ngingo zanjye rirwanya itegeko ry'ibyaha ryo mu ngingo zanjye. Nubwo yishimira, ariko ishyirwa mu bikorwa ryabyo ntibirakunda. 24, ngo yemwe mbonye ishyano, ninde wankiza uyu mubiri untera urupfu? Akaduha igisubizo kuri 25. Mu byumve nshuti z'Imana, Imana ishimwe kuko izajya inkiza ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Haleluya. Muri make iyo Yesu yabijemo, bya bindi byose tuvuye hejuru birakansaringwa. Haleluya. Muri Kristo imbaraga zidushoboza gukora icyo twagambiriye gukora zirahari. Haleluya. Imbaraga zidushoboza ibyo twakiriye mu mwuka bikaba manifeste, tukabaho ubwo buzima buhesha Imana icyubahiro, zirahari muri Kristo Yesu. Imana nishimwe. Ngo Imana ishimwe, yaravuze ngo mbonye ishyano, ninde wankiza uyu mubiri untera urupfu? Ariko Imana ishimwe kuko izajya inkiza ku bwa Yesu Kristo umwami wacu.
nuko njyewe mu mutima wanjye ndi imbata y'amategeko y'Imana, ariko muri kamere nkaba imbata y'amategeko y'ibyaha. Ariko Imana ishimwe ko muri Kristo Yesu izajya inkiza. Ubundi igice cya 8 si ikindi gice, ni ugukomeza. Imana ishimwe kuko izajya inkiza ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Nuko rero, murabizi ko yavuze ngo nuko rero haba hafatanyije ibyabanje, sibyo nshuti z'Imana? Nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Haleluya. Mwumvise aho biva? Bahereye ibyo bashaka gukora batabibasha, ibyitwa byiza ntibabibashe, bagakunda amategeko y'Imana mutima wabo ariko ntibayabashe, ariko haza kubaho ikintu, gukira muri Kristo Yesu. Ngo nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Haleluya. Hari akantu Bibiliya y'Ikinyarwanda itatwongereho, ntago nzi impamvu, sinzi aho kaburiye mu gusemura, ariko ni kariya murakabona niba bakadushyiraho mu Cyongereza. Kariya akantu kongeyeho. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit. Muri make mbizanye iwacu muri Bibiliya, nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Bagenda badakurikiza ibya kamere y'umubiri, ahubwo bakurikiza umwuka, abo nta teka bacirwaho. Ngo kuko itegeko, umva ahantu hari igisubizo, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Haleluya. Abari muri Kristo Yesu haje irindi tegeko ry'umwuka w'ubugingo ritubatura ku itegeko ryahoze ritugenga kuva kuri Adamu yacumura, ry'icyaha n'urupfu. Agakiza ni igitangaza. Haleluya. Tugasobanukiwe ubwabyo twanyurwa. Imana nishimwe. Kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu, muribuka ko Yesu yivugiye ngo ni inzira n'ukuri n'ubugingo, muri make muri we harimo ubuzima. Itegeko ry'umwuka w'ubuzima bwo muri Kristo Yesu ryarambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Rya tegeko ry'ibyaha ryagengaga ubuzima bwanjye kubw'icyaha Adamu yakoze byarahindutse, mba munsi y'irindi tegeko ry'umwuka w'ubuzima muri Kristo Yesu. Haleluya. Itegeko ry'ibyaha n'urupfu kuva Adamu yacumura na Eva ryahise rihengeka ikiremwa muntu. Niba ariko navuga, ikiremwa muntu gifite tendansi yo kugomera Imana, yo kwigomeka ku Mana. Nuko byahise bikigendekera. Twandujwe nuko Adamu yigometse ku Mana, natwe duhita duhengamira mu kibi. Niyo mpamvu urugero, n'umwana muto nta effort bimusaba, nta mbaraga bimusaba kutumvira ababyeyi. Karavuga ngo dance gato, nta mbaraga, nta effort, kuko tendansi no kugomera Imana. Duhengamiye mu kugomera Imana iyo Yesu atari yabizamo. Murabyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Nyamara kugira ngo umwana muto yige kumvira bisaba ko abitozwa. Mwarabibonye? Kandi akabitozwa igihe. Ariko kutumvira niho duhengamiye. Kwigomeka ku Mana nibyo bitworoheye. Ariko Imana ishimwe kwidukiza ku bwa Yesu Kristo. Twarazuwe, twagaruwe mu rundi ruhande. Kuko itegeko ry'icyaha n'urupfu ryaduhengamiye mu kutubaha Imana no kwigomeka ku Mana. Iyo Kristo aje mu buzima bwacu, duhita duhengamira tukaganayo mu kwifuza kunezeza Imana. Umuntu namenye igihe byakorekeye mu mutima we. Haleluya. Imana tuyihaye icyubahiro. Imana nishimwe cyane. Itegeko ry'umwuka w'ubugingo rizana ubuzima muri twe. Haleluya. Ryasimburanije n'icyaha cyazanaga urupfu. Ariko muri Kristo twakira ubuzima mu buryo bw'igitangaza, tugahinduka abantu bari devoted, biteguye kumvira Imana. Ijoro nakirijwemo ntaramenya iby'agakiza, ariko iyo umuntu yahuye n'umwami aba yahuye nawe. Umutima wanjye ako kanya, kandi nari ingeso nziza, abantu bitwa abangeso nziza, b'amahoro, abanyabyaha ariko bafite amahoro. Badasinda cyane, iyo banyweye akavin bakanywa biyubashye, badasambana, babana n'abagabo babo, mwene ibyo bintu. Yesu ashimwe cyane. Ariko umunsi nahuye n'umwami muri iryo joro, umutima wanjye wahise wakira kwifuza
kuyoborwa n'Imana. Imaze imyaka itanyobora, nta mwigisha wundi wari wakabinyigishije, ariko nahise menya ko ubuzima bwanjye imyaka yose maze yari yo kwigomeka ku Mana. Umutima wanjye utangira kwifuza kubaha Imana. Sindamenye ko bayifuza, sindamenye ko bishaka, ariko aho nari impengamiye nkuweyo. Uko niko agakiza iyo kageze mu muntu bimera. Haleluya. Itegeko ry'umwuka w'ubugingo rizana ubuzima muri twe. Ako kanya harabo biba ako kanya, harabo bitaba ako kanya. Uko bakomeza kuba expose ku ijambo ry'Imana bigenda bigwirira muri bo. Imana nishimwe. Uko rero icyaha cyazanaga urupfu, niko rya tegeko ry'umwuka w'ubugingo cyangwa rya Yesu bituzanira ubuzima, bituzanira gutangira kwifuza kubaha Imana. Umuntu agatangira ubuzima avuga ngo unyobore mwami, kandi atazi byinshi, ariko kumva arashaka ubuzima bwo kubaha Imana, ataramenya kuyubaha, ariko kumva arabishaka, akumva arabwira Imana, Mana ndakwemereye ngo uniyobore ubuzima bwanjye. Haleluya. Nasanze ibi bintu biba ku bantu mu buryo butandukanye. Hari umuntu uhura n'ubutumwa bwiza, ako kanya agatsindwa mu mutima, nkuko nagize umugisha bikambera bityo. Uwo mwanya agatsindwa mu mutima, akwemera ko Imana itayoboraga ubuzima bwe, akamenya rwose ko yari ikigenge cyangwa ikigomeke ku Mana. Hanyuma ibyo bintu byakorwa, akizera Kristo, agaca bugufi, agatangira urugendo rwo kwitoza. Aba ari ukwitoza. Ariko uzi ko tuba tumaze imyaka 30 cyangwa 40 twiyobora. Muri make tuva ku ntebe y'ubwami bw'umutima wacu, hakicaraho undi mugabo, hakicaraho Imana, hakicaraho Kristo. Ukajya umubwira uti ndakwemereye, sinzi uko bigenda, ariko ndashaka kunezeza wowe, ndashaka kuberaho wowe. Tumuhe icyubahiro wadukunze tudakwiriye. Haleluya. Imana nishimwe. Hari igihe umuntu agira umugisha agahura nabyo ako kanya agihura n'ubutumwa bwiza. Hari abandi bashobora kuvuga ngo bakijijwe kuko ibyavugwaga aho ngaho hari ukuntu babikunze. Ujya wumva umuntu avuga ati uriya muvuga butumwa ndamukunda, cyangwa se nkunda ibihavugirwa, nkunda uko babikora. Bakaba bakunze ibihavugirwa, bakaba bakunze ababivuga, ariko mu by'ukuri batatangiye urwo rugendo ruvuka mu mutima rwo guhita umuntu asa nk'uwunamiye Imana atunyobore. Gusa inkuru nziza iyo bakomeje kuba munsi y'ubutumwa bwiza, ntibamenye igihe icyemezo cyafatiwe mu mitima yabo cyo kwifuza kuyoborwa n'Imana, bagashyira hasi byari byarabazanye, bakwifuza kuyoborwa n'Imana. Hari igihe imiruho y'isi ituzanaho abantu basengera. Ukaza wenda urwaye ushaka gukira, ukaza umugabo yarakujujubije ushaka gukira, ukaza umugore yarakumereye nabi, reka nabo tujye tubavuga abagore bubu ntago tworoshye, ukaza umugore yarakumereye nabi wifuza ikiruhuko, ukaza mu kazi bitagenda, ubucuruzi butameze neza, ushaka ko Imana ikwitabarira. Ariko inkuru nziza nuko iyo umuntu akomeje kuba munsi y'ubutumwa bwiza, haleluya, ntamenye igihe ibyo bintu byose byatereye agaciro. Aravuga atakizwa adakizwa, mwami Yesu ngenda gushaka. Haleluya. Ubucuruzi butungana budatungana, mwami Yesu ndagushaka. Hari igihe tuza twikoreye imiba y'abantu baduhemukiye n'abatubabaje, twumva ari babi pe, twahura n'ubutumwa bwiza tugasanga burya ni twebwe batinde bari bakeneye imbabazi z'Imana. Bwiza bwa Yesu bukamurika mu mitima yacu, tugasanga ni twebwe twikenereye Imana, abo twaje twikoreye tukabibagirwa. Yesu ni umutunzi w'imbabazi. Haleluya. Akadukiza yo kabyara, tukihurira nawe. Ibyo twaje bitwirukansa tukabyibagirwa, kandi habera mwiza. Nibyo nabyo arabizi kandi nabyo abikoraho. Haleluya. Niyo mpamvu rero dukomeza kuvuga ubutumwa bwiza. Uko ukomeza kumva, igihe kiragera umutima we cyangwa imitima yacu ikemezwa ko dukeneye Imana gusa, ko ibyo bindi byose atari byo tugishaka, bikaba atari byo nyota yacu, tukumva twishakira Kristo. Haleluya. Imana nishimwe. Umva inkuru nziza rero ku murongo wa 3 w'ikira gice cya 8. Kuko ibyo amategeko yananiwe gukora. Haleluya. Kubw'intege nke za kamere yacu. Amategeko ntiyari mabi, ariko yahuye n'intege nke za kamere yacu. Ngo kuko ibyo amategeko yananiwe gukora, kubw'intege nke za kamere yacu, Imana yabishohoje ubwo yatumaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha, kuba igitambo cy'ibyaha, icira ibyaha bya kamereho iteka, ibyari byarananiranye. Haleluya. Kubw'intege nke za kamere yacu. Ko kundi umuntu arahira akavuga ati sinzongera Mana, sinzongera, kandi ukongera nushaka uzareka kurahira. Haleluya. Ariko hari aho bizashobokeye muri Kristo Yesu.
kuko ibyo amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke za kamere yacu, Imana yabishohoje ubwo yatumaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha kuba igitambo cy'ibyaha, icira ibyaha bya kamereho iteka, yabiciriye urubanza tuvamo turakira. Kuri 4 ngo kugira ngo gukiranuka kw'amategeko gusohozwe muri twe, gukiranuka kw'amategeko kwari kwarananiranye, kugira ngo gusohozwe muri twe abadakurikiza ibya kamere y'umubiri ahubwo bakurikiza iby'umwuka. Haleluya. Itegeko ry'umwuka niryo ryadukijije, si ugutondeka ngo ntukice ntugasambane ntu. Iyo Yesu yaje mu buzima bwacu nitumenye igihe irari ryabyo ryadushiriyeho. Ushobora guhura na Yesu ufite umuntu wakubabaje, ayiwe iyi sirababaza, mwihangana bababajwe. Umuntu wakubabaje ariko ukaba warasinye ukavuga uti Imana urabireba uri umuhamya sinshobora kugira gute kumubabarira. Ukajya ubwira n'Imana ko nayo ibyumva ikurikije uburemere bw'ubuhemu, kandi uko kukumva wowe n'Imana muremeranya. Kandi mukemeranya umwana wayo ku musaraba yaravuze ngo data ubabare ko batazi ibyo bakora, ariko ukumva ukurikije ukuntu baguhemukiye, ukumva Imana irabyumva kandi irabyemera. Icyiza rero cyo guhura na Yesu, icyiza cy'ubutumwa bwiza, numenye igihe umutima wawe utakigira umuntu wanga, birarekura, bikarekura bigashirayo, ntumenye igihe byashiriyeyo. None ukajya umushaka wari waramubitse ukumva nta cyiza, ukavuga uti mekoma. Yesu ni ubuzima. Haleluya. Abeshaho bidashobokera abana b'abantu. Imana ishimwe. Arazura icyaha cyari cyarakuzonze kikagutegeka ntumenye igihe cyagendeye, ukaryoherwa no kumureba, ukaryoherwa no kubana nawe, ukabaho utakiciraho iteka, ugasobanukirwa imbabazi z'Imana, wasitara ukamenya ko ari ukubyutsa, ukamenya ko n'umuri atari imipangu no kwiyiriza, ukamenya ko ari ukubyutsa, ukagira amahoro. Abana b'Imana barushye mu masengesho, bararushye, kandi Yesu yaraje kugutura uwo muruho. Ntutunzwe n'amasengesho, utunzwe n'icyo yakoze ku musaraba, ahubwo icyo yakoze kitubyara imbaraga zisenga. Haleluya. Ntutunzwe na ka devotion karimo ingorane. Hari utuntu tutu devotion umuntu yishyiraho tumuzonze, yeba bawe tukabiha, ukavuga ngo ngomba kurangiza ngo sinzi ngo iminota ngo umurongo ngo bikaba bibishye ntibibemwe ubuzima. Ariko iyo Yesu yajemo bihinduka uburyohe n'ikiganiro, ukabikumbura, ukajya uvuga uti abashyitsi barataha ryari ngo mvugane n'umwami wanjye, biryoshye. Nkuko abakundana iyo bagiye kuri date nimugoroba bagenda baryohewe, abafiyanse n'abafiyanse. Haleluya. Abagore n'abagabo bajya basohokana, abadasohokana abagore babo mwihane. Yesu ashimwe cyane. Ukujya kuri date nimugoroba biryoshye, musanzwe mubana, musanzwe muryamana, niba muri umugore n'umugabo ntabwo ari fiyanse na fiyanse ye, musanzwe mubana iteka, ariko mufite umugoroba wanyu muri burebane mu maso, mwaba munywa fanta n'ikindazi, mwaba mufite amafaranga mwagiye Marriott, ariko muri buryoherwe. Ntabwo kubana n'Imana bishinyirije. Ntabwo iyo tubyutse saa 11 muri niba tore tuba dushinyirije, tuba tuvuga ngo ngiye kuvugana n'umukunzi wanjye, mwumve nawe anyumve. N'igihe wabuze ibyo kumubwira rega si ngombwa kuvuga. Data bakundana ntihari igihe mwifatanira mu biganza ntimunavuge. Nukajya uvuga ngo nabuze amagambo yo kumubwira, ni ngombwa se ngo hore uvuga. Ceceka nawe akubwire mbese. Avuga uti ncecekeye imbere yawe, mwama amagambo yarashize, ndambaraye imbere yawe. Umuruho unuve ku bitugu byacu. Umwami wacu ni mwiza. Haleluya. Yuzuye imbabazi no kugira neza. Amen. Ntushobora kumuhobera no kumusanga utamenya ubwiza bwe. Uko dusobanukira ubwiza bwe n'urukundo rwe niko tugira imbaraga zo kumwirondumurira. Biraryoha. Haleluya. Ntabwo tumukorera kugira ngo azaduhembe, ahubwo yamaze kuduhemba. Yaduhaye Kristo, kumuvuga biraryoshye. Haleluya. Ntabwo nubwo ari gukorera ingororano zo mu ijuru, turazifite. Yesu ashimwe. Ku murongo wa 5, umurongo wa 4 bavuga ngo kugira ngo gukiranuka kw'amategeko gusohozwe muri twe abadakurikiza ibya kamere y'umubiri ahubwo bakurikiza iby'umwuka. Noneho kuri 5 bakavuga ngo abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri,
n'abakurikiza iby'umwuka bakita ku by'umwuka. Karakongereza kabivuga neza ngo for they that are after the flesh do mind the things of the flesh. Abakurikira ibya flesh, iby'umubiri, ni nabyo bamayindinga ni nabyo bitaho, nibyo batindaho. Hanyuma abakurikiza iby'umwuka nabo bakita ku by'umwuka. Aka kantu tukazirikana. Haleluya. Iyo twibutse ko twakijijwe n'itegeko ry'umwuka w'ubugingo cyangwa w'ubuzima muri Kristo Yesu, iyo twabimenye dutangira gusetinga ubwenge bwacu kukubwerekeza, kukwita ku by'icyo gice cy'umwuka n'ibigaburira umwuka wacu n'ibiyobowe n'umwuka wera. Murabyumva nshuti z'Imana? Umwanzi ni umuriganya, yifuza ko twahora tuvomerera ibya kamere y'umubiri, akaba ari byo dutekerezaho ku manywa na nijoro, akaba ari byo dutindaho kugira ngo bituganze cyangwa se bitwiharire cyangwa se bituyobore. Ikibazo rero bigira ingaruka. Ku murongo wa 6 ngo umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Haleluya. Umutima wa kamere, kuba carnal minded, kuyoberwa n'iby'umubiri gusa, ngo bitera urupfu. Ariko kugira mind iri spirituel cyangwa se iyobowe n'umwuka bizana ubuzima, bikazana n'amahoro. Gukurikiza ibya kamere ni ukugaburira irari ryacu. Mu rwandiko rwa mbere Hano yabivuzeho igice cya 2 15 tugeze kuri 17 kugira ngo tumenye ngo ni ibiki. 15 iravuga, rwandiko rwa mbere rwa Yohana 2 15 17 ngo ntimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda iby'isi, gukunda data wa twese ni kuba kuri muri we. Mwabyumvise? Uko urukundo rw'iby'isi rutubana rwinshi rusunika urwo dukunda data, urwo dukunda data rwaba rwinshi rugasunika urwo dukunda iby'isi. Twe kubyitiranya no kutabikoresha. Utavuga ngo sinkunda kwambara neza, urakambara neza igihe wabibonye. Sinkunda gutunga imodoka nziza, urakayitunga rwose igihe byaciyemo, urakaba heza igihe byaciyemo. Ntabwo ari ibyo ngibyo. Ariko umutima utwawe nabyo, kugeza aho bisunika urukundo rw'umwami, kugeza aho aba ari byo bifata umwanya wa mbere, nibyo bidrivinga amahitamo yawe. Mbese wahitamo kubabaza umwami ariko byo ukabironka. Murumva urwo rukundo n'urwo. Ntimugakunda iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda iby'isi, gukunda data wa twese ni kuba kuri muri we. Kuko ikiri mu isi cyose, muribuka wa mutima wa kamere, kuko ikiri mu isi cyose ari irari ry'umubiri, ari n'irari ry'amaso cyangwa kwibona ku by'ubugingo, bidaturuka kuri data wa twese, ahubwo bituruka mu isi. Kandi isi irashirana no kwifuza kwayo, ariko ukora iby'Imana ishaka azahoraho iteka ryose. Kuko ikiri mu isi cyose ari irari ry'umubiri, irari ry'amaso cyangwa kwibona ku by'ubugingo, bidaturuka kuri data wa twese. Ibintu kenshi dukora bidahesha Imana icyubahiro, ibintu bidukurura bitujyana mu mikorere y'isi, uzasanga tugiye guhaza irari ry'umubiri wacu, tugiye guhaza irari ry'amaso nk'uko Eva byamugendekeye, nayibonye mbona ni nziza. Mbese turayoborwa n'ikimibiri yacu dusaba, twibwira ko ari cyiza ariko kiri bwangize. Cyangwa kwibona ku by'ubugingo. Kwibona ku by'ubugingo akako karatugora abanyarwanda, kuvuga ngo bazavuga iki. Uzi ko bazavuga iki ishobora kugukura muri kino gihugu ikagutera guhunga nta kintu uhunga. Reka mbabwire, abantu bahora bavuga, bazakomeza bavuge. Ariko kwibona ku bw'ubu buzima, ukavuga uti banzi imeze ntya, noneho bazambona ameze ntya. Nagira ngo mbabwire ko bari muri Kristo Yesu, aho hantu twagombye kuharenga. Niko ko gutakaza kubahiro na dignité biraryana. Utabimenya n'uwo bitararya, biraryana. Ariko kandi iyo bidusohoye, iyo bigezeho kudusohora mu mugambi w'Imana, tuba twibwe. Bazavuga iki? Kwibona kubu bugingo. Kubera ko kwemera ko Imana ituyobora burya bibamo guca bugufi. Rimwe na rimwe bibamo no kwemera guseba
ariko ukabana n'Imana yawe neza. Muzi ko umurokore ashobora guhitamo gukuramo inda kugira ngo batazamuvuga. Agize icyaha cyo gusambana, mama yagize ibyago, ariko ahisemo no kwica kugira ngo batazamuvuga. Bamvuge, nibamara kumvuga bazanyibagirwa bajye ku bandi. Kwibona ku by'ubu bugingo bituma twanduranya, tukaba twafata imyenda hariya na hariya na hariya na hariya, bikatugisha muri ya mitego. Murabona iyo dutanga amafaranga, kandi Imana ibaha umugisha ku mafaranga mutanga, tukicara ahantu heza, murakoze. Ariko ya mitego igiba mu gutanga biri public. Uzi ko umuntu ashobora gutanga n'ibyo adafite kugira ngo yemerwe n'abantu. Ubwibone bw'ubu bugingo. Reka mbisekereze. Kera wenda ubwo iby'ubu ngine byose nabivuga, nabyo biba bihari, ariko kera kandi nari ntangiye gukizwa. Mbese agakiza hagenda naratangiye cyangwa nari ntaratangira, simbyibuka, ni kera cyane. Ahantu twabaga hari mu gisirimu, ahantu twatuye kera. Hari hatuye abantu basirimutse, kandi akazi twakoraga nako umutware yakoraga kari gafite ukuntu gafite icyubahiro. Ariko none ibintu byari byaratangiye guhinduka mwimbere, ariko nibinuka mwimbere bitarahinguka inyuma. Urabizi ko bijya bihinguka inyuma ukabura nuko bihisha, ariko giye bikiri mwimbere ushobora kubihisha. None uwo musi twatetse pate jaune, ariko pate jaune iracyabaho, muzandangire. Twatetse pate jaune n'ibishimba, ariko dutuye hehe? Mu Kiyovu, hari hafi yo kwa president, kandi ni umugore wande ibintu birakomeye. Hahinguka umudamu, ubu ngubu baba mu Bwongereza. Mbona imodoka yirinjiye ku gipangu, nateruye pate jaune ndayirukankana. Yesu Kristo, wagize ngo si Imana ijya kudukoramo umurimo ibituyobewe. Nirukankana pate jaune n'ibishimba. Ubwibone bw'iki? Bwibone bw'ubu buzima we, bwibone bw'ubu buzima, bwibone bw'ubu buzima. Uzi ko abantu basiba kujya gusenga ngo ntibabonye umwenda, abaririmbye haleluya. Umuntu akareka kuririmba ngo yambaye ikanzu yari yambaye ubushize. None Imana nayo kuko igushaka no kuzakorana nawe ikiyaranjika kwima amakanzu we, kayakwima kugeza igihe bizashiriramo, ukavuga uti pundaje nyambaye y'umukara, nibashaka babivuge ndaje, n'ejo nzaza, n'ejo nzaza. Nitugakunda iby'isi kuko bisundika urukundo rwa Data. Kuko ikiri mu isi cyose ari irari ry'umubiri n'irari ry'amaso cyangwa kwibona ku by'ubugingo bidaturuka kuri Data wa twese. Ibintu turabivuga mu rwenya, ariko ni umutego ukomeye no kuba ari muri Kristo Yesu. Ni umutego ukomeye no kubitwa abapasiteri. Hari ukuntu mubona muri kino kinyejana byiswe ko byabaye nk'aho umupasiteri Imana yemera agomba kuba akize. Mwarabibonye ibyo bintu? Mbese ngo hari standard n'amamodoka ngo tugomba kugenda, ibyo bintu byavuye. Ubwibone bw'ubugingo bigatuma manipira abantu kugira ngo ngire imodoka nk'iya kanaka. Seriously? Ubwibone bugwisha mu mutego. Satani arabizi rero nawe ahakwa gufatira. Ukaba ukunda Imana ariko utinya icyo abantu bazavuga. Barambona bate, barambona bate. Imana rero kuko idukunda, maze ikatwanika we, yababa we. Katwanika abo twabihishe bakabimenya, ikatwanika ko twakenye bikagera kuri bene wacu muri Amerika, ikatwanika we. Tukabura za minervare tukajya ku ishuri ry'abana tukinginga, directeur akabimenya, abazamu bakabimenya, irimo irwana n'ubwibone bw'ubugingo. Kubera iki izagukoresha? Tugatangira duhisha barumuna bacu ko tuburara, tukavuga ati barabyira ngo iki, bakazagera igihe bakaza mu rugo bakabibona ko nta kintu gihaba. Abagabo haleluya. Kazi kakanga kugenda, ubucuruzi bukanga. Tekinika hano, tekinika hari, ugafata amafaranga y'abandi ukabihisha umugore. None ugasigara utagisinzira kandi witwa murokore. Kuko urashaka kuringaniza, nanjye mvuga ngo kuringaniza intego. Urashaka kuringaniza ubuzima nk'uko bwahoze, kandi uri mu minsi itoroshye. Umwanzi n'umuriganya. Sinzi impamvu nahatinze, ubundi ntabwo hari aho gutindwa. Ariko Imana itugirire neza. Haleluya. Barangije ku 17 tuvuga ngo kandi isi irashirana no kwifuza kwayo. Ariko ukora iby'Imana ishaka azahoraho iteka ryose.
isi irashirana no kwifuza kwayo, ariko ukora ibyo Imana ishaka azahora witeka ryose. Ndagira ngo ngire ko Imana itanezerwa iyo waburaje abana. Oya pe, ntiturwanya. Oya pe, yitayeho ko tugubwa neza. Nta nyungu ifite ko wakwambara umwenda umwe rashwi, ariko hari indi ifite inyungu ahandi hantu mu mutima wawe. Ayikora ku byahoze ari icyubahiro cyawe, kugira ngo igihe izazana icyubahiro cy'ukuri, kuko mu bintu itanga habamo n'icyubahiro n'ubukire. Ingororano zayo harimo icyubahiro, ubukire n'ubugingo, ariko kugira ngo igihe izakizana ari icyayo, kizakomeze kibi cyayo, utakitwaraho ujye uvuga uti Mana tubiziranyeho, tubiziranyeho. Haleluya, Imana nishimwe. Muri iri rari twavugaga, abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri, ariko nyamara bitera urupfu. Muri iri rari twavugaga kurigaburira, ngo bafite mind iri after the flesh. Hari n'ibindi bitari ibyo ngibyo byo ku mubiri, ariko aho umwanzi agutera akadutera gukora ikintu tuzi ko kitanejeje Imana, ariko ukumva none amarangamutima yakagushuka, ukumva umaze kugikora umeze nk'uhawe ikiruhuko, ukavuga uti mva ndamusomera, kandi koko wamusomera ukumva hari ukuntu uruhutsemo. Ariko ngo bitera iki? Umutima wa kamere utera urupfu. Umwanzi abakuriganya kugira ngo utanesha, ngo utsinde nk'uko Imana yakugeneye. Gukurikiza umwuka rero ni ukwifuza ibinezeza Imana byose. Ubwo tuvuye kuri bya bindi byakurikizaga kamere bikayigaburira. Haleluya, murahibuka kuri umurongo twari turiho. Abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri, akaba ariho bagarukira. Ariko none abakurikiza iby'umwuka bakita ku by'umwuka. Aha ngaha tuba tuvuga iki iyo tuvuze kwita ku by'umwuka? Ni ugukurikiza no kwifuza ibinezeza Imana byose, kandi bikaba ari biba priorite y'umutima wawe. Hanyuma ibi ngibi rero aho bibera byiza, ngo bizana ubuzima n'amahoro. Haleluya, kwifuza kunezeza Imana bizana ubuzima n'amahoro. Ujya kumva amahoro yabaye menshi muri wowe, kumva ubuzima bwa Kristo buragwirira muri wowe. Imana ishimwe cyane. Mwibuka ko umutima wa kamere ku murongo wa 6 ngo utera urupfu, ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro, uzana ubuzima n'amahoro. Imana itugirire ubuntu bwinshi. Turi mu masengesho, ariko ubu ngubu umuntu urimo gusenga avuga ngo Data umenyeshe ubushake bwawe, unyigishe inzira zawe nzigenderemo, umenyeshe ibyo wandemeye mbihagararemo. Uwo muntu ukuntu bimumerera agenda agwiza amahoro menshi. Kubera iki? Arashaka ibyo Data ashaka. Haleluya. Data rero ntitukamwitiranye. Nimba abana bawifuza ko barya, wibwira yuko utasengeye ibiryo Data atifuza kurya, arabishaka no kurusha uko ubishaka. Data yifuza kugubwa neza. Hari igihe tuvuga ngo iyo tusenze ngo Data ibyo ushaka ubimenyeshe, umbwire inzira zawe kugira ngo nzigenderemo. Hari igihe uhita wibwira ngo ubwo minervare ntirimo, ngo ubwo akazi ntikarimo, ngo ubwo umugabo ntarimo, ngo ubwo umugore ntarimo. Barimo cyane, kuko Imana niyo yakuremye ityo ngo uzabura umugore wifuze gukundwa n'umugabo, uzabura umugabo wifuza umugore. Ni Imana yakuremye ityo. Ariko umbwira ngo Data unyigishe inzira zawe, umenyeshe imigambi yawe nyihagararemo. Package y'ibikugenewe uri hano mu isi birimo. Haleluya, birimo. Imana nishimwe. Aho biryohera rero ngo bizana amahoro, bizana ubuzima, kandi bikazana amahoro. Haleluya. Mu buzima rero hari options ebyiri gusa, hari option ebyiri. Hari gukurikiza iby'umwuka tukita ku by'umwuka, hari no gukurikiza ibya kamere tukita ku bihaza kamere yacu, nubwo bitanejeje Imana. Ukavuga uti mfa kuba ari ibyo nshaka, nibyo nshaka, nibyo nifuza, ukabikurikira. No kuvuga ngo nta hagati na hagati, ni habiri. Gukurikiza iby'umwuka tukita ku by'umwuka, cyangwa se ku binezeza Imana. Iyo tuvuga kwita ku by'umwuka, ntago tuvuga guhora mu nsengero, ntago tuvuga kugira ubuzima bujagaraye, ntago tuvuga guhora twataye abana n'abagore n'abagabo, oya sibyo. Ariko ni ukwita ku binezeza Imana. Haleluya. Hanyuma handi hakaba gukurikiza ibyo kamere yansabye, ngahaza icyo kamere ishaka, nubwo byaba bitanejeje Imana, mfa kuba mbifitemo inyungu. Uko byumva ukabura bikurikiye, ariko ijambo ryatubwiye ngo bizana urupfu. Abakurikiza rero iby'umwuka, haleluya, dufite itegeko riri muri twebwe ryabiduhesheje. Murabyibuka? Itegeko ry'umwuka w'ubugingo ryabonekeye muri Kristo Yesu, rikorera muri twebwe, tugatangira kwifuza ibinezeza Imana. Si kubw'imbaraga n'imigambi, ahubwo iryo tegeko ryaraje rivuguruza rya rindi ry'icyaha n'urupfu.
Imana nishimwe. Aba rero murabona turi mu gitabo cy'Abaroma, aba batwawe n'iri tegeko ry'umwuka w'ubugingo nibo bagera hahandi mu Baroma 12:1-2. Haleluya. Ko kugira ubuzima bwabaye igitambo kinezeza Imana. Iryo tegeko ry'umwuka w'ubugingo rikorera muri bo, bakagenda ubuzima bwabo buhinduka igitambo kinezeza Imana. Imana nishimwe. Haleluya. Tugiye ku 8 kuri 7 na ku murongo wa 7 n'uwa 9 ngo kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana ndetse ntushobora kuyumvira. Ndagira ngo kano kantu mukumve inshuti z'Imana, gafite aho gahuriye na kejo twavuga ko tugomba kuguma mu ijambo ry'Imana tukahinduka abigishwa nyakuri. Kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana ndetse ntushobora kuyumvira. Kano mind, wa muntu utaravugururwa n'iby'Imana ikunda, utaravugururwa n'ijambo ry'Imana, ubwenge bwe ubwabwo buhinduka umwanzi urwanya gukora kw'Imana atabishaka. Hari umuntu unyumvise? Haleluya. Niyo mpamvu hariya mu Baroma 12:2 hadusaba ko tuvugururwa mu mitekerereze yacu, kugira ngo imitekerereze yawe itaba umwanzi w'Imana kandi utashakaga kwanga Imana. Ayi sinzi ko kumvikana. Mwumve umutima wa kamere. Haleluya. Mind iri kano y'inyamubiri, katuvuge gutya. Ibitekerezo by'ibinyamubiri bitaruzuzwamo n'ijambo ry'Imana bihinduka umwanzi w'Imana. Iyo tuvuze ngo umwanzi w'Imana ntago byanga Imana, ahubwo birwanya imigambi y'Imana bitabishaka. Haleluya. Kuko uyu mutima wa kamere, iyi kano mind ntifite ubushobozi bwo kumvira amategeko y'Imana. Havuze ngo kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana ndetse ntunabibasha, ntushobora kumvira Imana. Niyo mpamvu kugira ngo ijambo ry'Imana rigwire mu mitima yacu ni ikintu cyihutirwa, kugira ngo mind yawe ivugururwe. Haleluya. Tugire imitekerereze mishya. Kuko iyo twagize imitekerereze mishya bihoberana n'ijambo ry'Imana, bigahoberana n'Imana ishaka, bigahoberana n'ubushake bw'Imana. Wabyumva ukahita uvuga uti n'ubundi nibyo ngibyo, nibyo nashakaga, ndabyizeye. Ariko ibindi wanga kubyizera, ushaka kubyizera ariko ntugire imbaraga zibyizera kubera ubwenge butavuguruwe. Niyo mpamvu iyo turi munsi y'ijambo ry'Imana ntago tuba dutakaza umwanya. Mba ndimo mvugururwa imiruho y'iwacu kwa Mazimpaka, mvugururwa iby'inyamirambo, mvugururwa iby'ibyaha nikoreye, mvugururwa iby'ibyaha bya karande, mvugururwa imigambi y'Imana ikabona aho yicara. Nkagenda nkaba umuntu ugenda urushaho gusa na Yesu umunsi ku munsi, ngakunda iby'Imana ikunda ntazi igihe byabereye. Haleluya. Ku 8 haravuga ngo erega burya abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Ntibanga kwinezeza babishaka, ahubwo birabaganje. Haleluya. Imana itugirire neza. Ariko mwebwe ntimuri aba kamere, ahubwo muri ab'umwuka, niba umwuka w'Imana aba muri mwe. Ariko umuntu wese utagira umwuka wa Kristo ntaba ari uwe. Umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Haleluya. Tekereza ko hari abantu bakijijwe ariko batarabyizera, kuko bataratinda muri ibi byanditswe ngo imyuka yabo ihamanye n'umwuka w'Imana ko ari abana b'Imana. Ngo kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa, ndetse turi abaragwa b'Imana, turabaraganwa na Kristo niba tubabarana nawe ngo duhanwe ubwiza nawe. Uyu murimo w'igitangaza wabaye mu buzima bwawe kugira ngo ubuzima bwawe bubereho Kristo. Umurimo w'igitangaza ni ikihe? Ni iguranwa, itegeko ry'icyaha n'urupfu. Ku bari muri Kristo Yesu habayeho kuguranwa, tujya munsi y'irindi tegeko. Haleluya. Ry'umwuka w'ubugingo, imbaraga zibeshaho zituma dushobora ibyo amategeko atari yarashoboye, zituma dushobora iby'ikinyabupfura kitari cyaraduhesheje. Haleluya. Twavuye munsi y'ubutware bw'icyaha n'urupfu tujya munsi y'ubundi butware bw'itegeko ry'umwuka n'ubugingo biribonerwa muri Kristo Yesu. Ubwo nibwo buzima bwacu. Hanyuma rero aho ngaho ubuzima bw'igitangaza buba butangiye gukorerwamo n'iby'Imana ishaka, kubendinga, guhengamira mu kwifuza kunezeza Imana. Umwanzi ntagukange. Niba hari intege nkeya ziri ku buzima bwawe ntagukange, waraguraniwe. Niba warimitse Kristo hasigaye gukurira, gukomeza kuza kurya ibyo ngibyo wagizwe byo. Haleluya. Imana nishimwe.
reka mvuge kano kantu. Umutima wayobye cyangwa umutima wayobejwe, ujya ukoresha nabi iki cyanditswe. Mba nifuza gukora ku mpande zombi kugira ngo tutazahura n'abanyabinyoma tukayobywa. Haleluya. Murumva nshuti z'Imana, mwumvise ko itegeko ryahindutse? Murabyibuka? Hahandi mu gice cya 8 ku murongo wa 2, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Narabatuwe. Impamvu nifuza kugaruka hano hantu, abantu baguye kandi bari bafite ijambo ry'Imana, bakoresha iki cyanditswe mu kugoreka icyo rivuga. N'amatwi yanjye nariyumviye umuntu, sibone nariyumviye cyangwa nariboneye, umuntu yakohereje chat yagiranye n'undi, ubwo nukubona ngira ngo uwitwa umukozi w'Imana abwira undi muntu witwa umukristo, amusomera iki cyanditswe, kuko abari muri Kristo Yesu tutakigengwa n'itegeko ry'icyaha n'urupfu, ahubwo dufite n'itegeko ry'umwuka w'ubugingo. Ariko mubwira ko kubera iryo tegeko ry'umwuka w'ubugingo ritugenga, ibyaha dukoreramo ntacyo bitwaye, kuko dufite irindi tegeko. Mbese ngo bari muri Kristo Yesu dufite irindi tegeko ritugenga, ni koko turarifite, ariko ntushobora gukorerwamo n'iryo tegeko ngo bigutere kwifuza gucumura. Yarimo amubwira ko nibasambana nta kibazo, bafite irindi tegeko. Umuntu wamenye ijambo ry'Imana sinavuga ko aba yatakaje iki, ahinduka intwaro kirimbuzi yo kugwisha abakiri batoya. Undi muntu yabwiwe n'umukozi w'Imana, uwiyita umukozi w'Imana, ko ikibi ari ugusambana n'abantu bafite abadayimoni. Come on. Ubwo bese yambwira ko we basambanye kuko yejejwe nta kibazo. Ibyo bintu biba mu gihugu cyacu, bavuga ikinyarwanda. Ikinyarwanda ntabwo ari muri Nigeria. Gufata ubuntu bw'Imana bw'igitangaza bwadukuye munsi y'itegeko ry'icyaha n'urupfu, bukadushyira munsi y'iri tegeko ry'umwuka w'ubugingo muri Kristo Yesu, ugakinisha ubwo buntu. Imana ni nyembabazi zirenze uko twazivuga. Rero dufite extreme ebyiri, bamwe bararushye bifuza kubahiriza amategeko, abandi bakeresheje iby'ubuntu bahawe. Imana itugirire ubuntu, dusobanukirwe ubu buntu bw'Imana butangaje bwakorewe muri twebwe, tubwenjoyinge, twibuke ko icyatumye tubihabwa ntiduhite dupfa ngo tujye mu ijuru, ni ukugira ngo indi minsi yose nsigaje kubaho mbi ntumwa mu cyimbo cya Kristo. Haleluya. Mbereho n'ibingize byose guhesha Imana yanjye icyubahiro. Tugiye gusenga. Haleluya. Ibyo wakorewe utameritaga, ntameritaga, ikiguzi cy'igitangaza. Mwibuke ko nari naraguriwe icyaha n'urupfu. I was sold. Ni nkuko ikintu cyaragurishijwe. Nari naragurishijwe gukorwa ibyangwa n'Imana. Nari imbata y'icyaha, ariko hari ukundi kugura cyangwa kwabaye kw'ingurane, gucungurwa, redemption. Nuvuga ngo none narongeye ndacungurwa, ngurirwa gukiranuka. Haleluya. Ninjizwa mu bundi bwami, aho mberaho gusohoza ibyo gukiranuka. Nakuwe muri uku kugura, aho nari naraguriwe kuba imbata y'icyaha, uyu munsi ndi imbata gusa ya Kristo. Haleluya. Naguriwe gukora ibyo gukiranuka. Igituma rero ibyo bintu bitubaho ntiduhite dupfa ngo tujye mu ijuru, no kugira ngo ubuzima bukurikiyeho tububereho Kristo. Haleluya. Tuba intumwa mu cyimbo cye. Imana nishimwe cyane. Tugana mu gusenga, nagira ngo umenye uyu mukoro w'igitangaza, iyi assignment y'igitangaza iri ku buzima bwacu twebwe abakijijwe, bitume tudakerensa iyi minsi dufite yo kubaho, bitume tubereye agaciro, bitume dusenga
tudakina, bituma tuba mu ijambo ry'Imana tudakina, kuko turi intumwa mu cyimbo cya Kristo. Ni wowe Kristo afite, ni wemerewe kuguma mu ntege nkeya kuko umukoro ni mugari. Ni wemerewe kwemera kubika amaso mu byo Satani akujijishamo kuko umurimo ni mugari. Ufite ibintu bihumbi wakiza kuko Yesu yaje mu buzima bwawe. Muri wowe harimo isoko ibeshaho. Haleluya. Ni wowe Imana ikoresha yinginga abandi batarayimenya. Simvuga ivuga butumwa, simvuga guhagarara ku gatuti, ndavuga ubuzima aho turi hariho hose. Reka nsome iki cyanditswe tujye ku igaburo ryera tunasenga. Abikorinto ba 2:5-20. Ngo nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo. Uvuga ngo ndi intumwa mu cyimbo cya Kristo. Ndi intumwa mu cyimbo cya Kristo. Turabyemera? Ngo nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe. Nuko rero ndabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana. Ni wowe Imana ihendahendesha isi, ihendahendesha bene wanyu, ihendahendesha umugabo wawe, ihendahendesha umugore wawe, ihendahendesha abana, ihendahendesha bene wanyu kugira ngo biyunge n'Imana. Ni wowe Kristo afite. Umwanzi akagukoze epfo nepfo, ibyo tudakubwa gushyira amaso akaba ibyo dushyira amaso, tugahindamirana tugapfa nabi, kugira ngo uyu murimo wo guhuza abantu n'Imana uducike, duhinduke indushyi kandi twari igisubizo kiruhura abandi. Haleluya. Ingorane n'ibibazo biri ku buzima bwawe niba uri muri Kristo Yesu si ibyo kukwica. Reka. Iteka iyo tugumye muri Kristo, ibyahoze bitwirukansa bitubera inyungu, bikaba inyungu n'igikoresho ubwami bw'Imana bukoresha, bitubera ibikomeza amaboko yacu iyo turi muri Kristo Yesu. Haleluya. Ibyaturijije bihinduka inyungu mu bwami bw'Imana, bihinduka ubuhamya, bihinduka gusigwa, bihinduka imbaraga dukomeresha abandi. Nta gihombo kiba mu marira y'abari muri Kristo Yesu. No. Ntacyo. Nta gihombo kiba mu gukererwa kw'abari muri Kristo Yesu. Hari ibintu bigutindana. Ninde warangije kwiga bitinze, ninde wabonye akazi bitinze, ninde wabyaye bitinze, ninde washatse bitinze, ninde byatinze. Ibintu byose iyo bigeze iwawe bigatinda. Iyo umuntu ahoberanye neza na Yesu, ibyo bintu byose bivamo icyubahiro cy'Imana. Byose udakuyemo na kimwe. Bihinduka isomo ku bandi bantu. Iyo wahoberanye na Yesu. Uvuga ngo guhoberana we kwinjiranamo. Muzi ko mbivuga. Kuko mwiruka ko muri Kristo ni hanini. Ntiwemere kugarukira ku muryango. Iyo wahoberanye nawe mukinjiranamo neza. Byose bihinduka inyungu. Bikabyara icyubahiro cy'Imana. Ntabwo Imana ari umuriganya. Iyo uvuze ngo kubakunda Imana, byose bifatanyiriza hamwe. Ntibyahoze ari byiza, sinayo yabizanye, bishobora kuva mu burangare bwanjye, bikava mu burangare bwawe, bikava mu mitego ya Satani n'abakozi be, aho byaturuka hariho hose. Ariko kubakunda Imana, byose biragenda bikiteranya, rwari uruvange rudasobanutse, rurijije, rushobe, ariko byose bijya bifatanyiriza hamwe. Haleluya. Kutuzanira ibyiza, Imana ikabizungukiramo. Gusa mbabwira ko nirukankanye Pate Jone ntimwumva Imana yarantabaye. Haleluya. Kandi ibyo ni iby'umubiri. Iyo mbabwiye se ko nashonje ku mwana wanjye wa nyuma kugeza igihe nkoreye diet nkananuka, nagaruka ku rusengero kanyamaze, yo wabigenje ute disi kugira ngo umuntu abyare ntabyibushye? Ni nahise fafatiranaho na regime nkomerezaho. Inzara yo kukiririra agatsindwa n'Uwiteka. Ariko byose kubakunda Imana bifatanyiriza hamwe kubazanira ibyiza. Haleluya. Kandi ibyo biroroheje. Hariho ibindi bitavugika. Hariho ibyo wikoreye utavuga. Hariho ibyo nikoreye ntavuga kuko bitagenewe kamera, ariko bimbyarira igitsikamutima kimbwira ngo Imana yanjye irizerwa. Haleluya. Iyo nkubwira ubutumwa bwiza mba ndyohewe, mbere yo kuryoherwa mba ndyohewe kuko Imana yanjye yizerwa. Ntitumuvuga ibihuha, ni uwo kwizerwa, ni umugizi wa neza, ni umutunzi w'imbabazi. Ntiyazanywe no kukurushya ngo abe yaraje mu buzima bwawe ngo uruhe nk'uko abisi babyita, ngo se ngo wagize ibihe bibazo byatumye ujya muri Yesu birakatuzanamo. Abandi se ko bajya mu bapfumu. Ariko ngo wabaye iki? Ngo wabuze ubwenge? Ahubwo nagize buhagije. Sanga umunyabwenge ruta abandi.
Yesu ni mwiza, ntituramumenya nk'uko ari, ariko gake gatoya tugenda tumenya kaduhindurira ubuzima, karaturyohera. Mureke twinjiremo, twe kugarukira ku irembo, twe kugarukira ku muryango, ube munsi y'ibyo avuga, usabane n'ijambo rye. Haleluya. Ngo nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe. Nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana. Tugiye kwegera ameza y'Umwami tunasenga, turarangiza kugiye ntabwo turi bukirenze. Haleluya. Reka nsoma ahangaha hanyuma manuke dusenge. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko igice cya 14 22 kugeza kuri 25. Ngo bakirya yenda umutsima, amaze kuwushimira arawumanyagura, arawubaha, arababwira ati nimwakire, uyu ni umubiri wanjye. Yenda igikombe, amaze kugishimira arakibaha, banyweraho bose. Arababwira ati aya ni amaraso yanjye y'isezerano rishya, ava ku bwa benshi. 25. Ndababwira ukuri yuko ntazongera kunywa ku mbuto z'imizabibu kugeza umunsi nzasangirira namwe vino nshya mu bwami bw'Imana. Aradutegereje. Haleluya. Hari ibirori biri hakurya hariya. Imana nishimwe. Ndababwira ukuri yuko ntazongera kunywa ku mbuto z'imizabibu kugeza umunsi nzasangirira namwe vino nshya mu bwami bw'Imana. Ahangaha yarimo kubabwira mu minsi ya nyuma, mu igaburo rya nyuma, barimo bagana cyangwa arimo gana ku rupfu. Ngo bakirya yenda umutsima, amaze kuwushimira arawumanyagura, arawubaha, arababwira ati nimwakire, uyu ni umubiri wanjye. Byari iby'ukuri. Ako kanya wari umutsima, ariko yavugaga ku mubiri we ugiye gutangwa ku bwacu. Ngo yenda igikombe, amaze kugishimira arakibaha, banyweraho bose. Arababwira ngo aya ni amaraso yanjye y'isezerano rishya, ava ku bwa benshi. Twinjijwe mu isezerano rishya, twinjijwe munsi y'irindi tegeko ku bw'amaraso Yesu yamennye ku bwacu. Haleluya. Ahandi mu butumwa bwiza arababwira ngo mujye mubikora munyibuka, mwibuka gupfa no kuzuka kwanjye, mwibuka igitambo natanze ku bwanyu. Inshuro nyinshi twabikoraga dushobewe, tumanjiriwe, tubunze umutima, ariko byo Yesu atubwira si ukwibuka kw'amarangamutima ngo dushoberwe ngo yambaye ubusa, no, ni ukwibuka ahubwo ubutsinzi twaboneye mu gitambo cyo ku musaraba. Haleluya. Ni ukwibuka ko twinjijwe mu isezerano rishyashya. Imana nishimwe ku bw'amaraso ye. Ntukiri uwa kera, wahindutse mushya muri Kristo Yesu. Ninde wegera ameza y'Umwami nk'uko duhora tubivuga? Ni abashaka Yesu twese. Haleluya. Impamvu tudakora umwiteguro w'igitangaza ngo twiyeze bindi birenze, nuko ukwiriye kuba wibuka ko ubuzima Kristo yagufatiye buguhesha kuba intumwa mu cyimbo cya Kristo. Intumwa mu cyimbo cya Kristo rero ntagira iminsi n'amasaha yo kwiyeza, ahubwo akwiye gutura muri ubwo buzima, usabanye n'Imana. Iyo tubwiye ngo tujye tubikora tumwibuka, ntabwo yifuza ko tumwibuka ku igaburo ryera, yifuza ko duhora tumwibuka, twibuka icyo yakoze ku musaraba. Igitambo cye cyamesheje ubuzima, cyanguye munsi y'itegeko ry'icyaha n'urupfu, kinshyira munsi y'itegeko ry'umwuka w'ubuzima. Uyu munsi ndiho muri Kristo Yesu, ibitekerezo byanjye bikiharirwa nawe, ubuzima bwanjye bugahora bufitwe nawe. Haleluya. Abashaka Yesu twese tuba twemerewe kurira ku meza y'Umwami. Utise ko ari igihe umuntu baba baramutenze, ariko Yesu we ntiyagutenze burya. Nanjye kandi nagutenga, kuko igihe ukora umurimo muri public hanyuma ugakora icyaha n'ubundi nacyo kikamamara, kuko ibitaramamaye nyine twabimenye, nanjye naguhagarika kugira ngo tutagwisha abakiri batoya. Uwo ni njye, abo ni amadini, ariko Yesu yifuza ko abarwayi bamusanga kugira ngo bakire. Haleluya. Ku igaburo ryera ntigeze aheza Yuda. Yuda nawe yaririye ku meza y'Umwami. Abashaka Yesu twese turira ku meza y'Umwami kugira ngo ahubwo twongere dusabane n'icyo yadukoreye ku musaraba. Twivugeho, tuvuge ngo reka gikorere mu ngingo zanjye zose. Ahari intege nkeya huzura imbaraga. Muribuka Pawulo rero abivuze mu Rwandiko kandi cy'Abikorino, ababwira uko bikwiriye kugenda mu igaburo ryera. Arababwira ngo icyo nahawe kumenya n'Umwami wacu Yesu Kristo. Arabivuga nk'ibi byose biri mu butumwa bwiza, ariko ageze hepfo aravuga ngo ababikoze, abegera ameza y'Umwami batabyitayeho, abo ngabo bagize ingorane. Bamwe bararwaraguritse, abandi barasinziriye, bivuga ngo barakenyutse, abandi bagize intege nkeya. Bitubwira ko ababikora babyitayeho, ahubwo nabo bagwiza imbaraga, kuko baba barimo gutekereza ku cyo Yesu yabakoreye. Twinjijwe mu isezerano rishya ku bw'amaraso ye. Muribuka ko twatangiye kuvuga ngo icyo nshaka gukora si cyo mbasha, sinkibasha, icyiza nagambiriye si cyo mbasha. Aho ni mu isi, ni munsi y'ubutware bw'amategeko, ariko munsi y'irindi tegeko rishya rizana ubuzima. Haleluya.
Yesu yuzuriza muri twebwe, agakorera muri twebwe bya byiza data akunda, tukabasha kubikora, tugatura muri ubwo buzima kubera icyo Yesu yakoze ku musaraba. Tugiye kwegera ameza y'umwami, reka badufashe indirimbo imwe baduseriva, hanyuma dufata turarira rimwe, nanjye ndimo gusenga. Ntiwiheze. Baduseriva gatoya, reka nsomere ijambo kugira ngo turigumane kuko turaza kurikoresha dusenga. Mu Bikorinto ba kabiri igice cya 10:3-6, reka twebwe dukurikire ariko n'abaseriva bagumisha amatwi hano. Ngo nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu, ntiturwana mu buryo bw'abantu. Nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu, ntiturwana mu buryo bw'abantu, kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu. Muranyumva nshuti z'Imana? Ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi. Dukubita hasi impaka n'ikintu cyose kishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana. Muribuka ko ibitekerezo bya kamere bitabasha kwakira ubushake bw'Imana, niyo byabigerageza ntibibasha. Murabyibuka? Muracyahari? Haleluya. Ibi rero dukubita hasi, izi mpaka ni ibintu byiyubaka muri twebwe bimeze nk'ibihome cyangwa stronghold. Hamwe mu cyongereza bavuga ngo casting down imagination. Nuvuga ngo ni ibintu byose dushobora gutekereza binyuranye n'iki ijambo ry'Imana rivuga, bikakwiyubakamo nk'igihome, bikakubuza kumva ijambo ry'Imana, bikakubuza kwakira icyo Imana ivuga ngo giture mu mutima wawe. Dukubita hasi impaka n'ikintu cyose kishyiriye hejuru. Nuvuga ngo ni urukuta ruzamuka mu mitekerereze yanjye, rukarwanya kumenya Imana, rukarwanya kumenya imigambi y'Imana, rukarwanya ko njyewe nasingira iby'Imana ivuga, rukarwanya ko njyewe natura muri rya jambo ry'Imana nk'uko twavuze, ko narigumamo bikampagararamo. Iteka uko wumvise ijambo ry'Imana rigakubita rigasubira inyuma, ntirigira aho ryicara. Mu kanya ntiwibuke icyo wabwiwe, ntiwibuke icyo wize, bikaguhagararamo. Ni imirimo y'umwanzi. Ngo dukubita hasi impaka n'ikintu cyose kishyire hejuru kurwanya kumenya Imana, dufatamira ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomorere Kristo. Kandi twiteguye guhora kutumvira kose, ubwo kumvira kwanyu kuzasohora, kuzaba kuzuye. Nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu, ntiturwana mu buryo bw'abantu, kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi. Hari ibintu birwanira mu bitekerezo byacu kugira ngo bibuze kugumana ijambo ry'Imana, kurigumamo, kugira ngo igitekerezo cya Kristo kitaba muri wowe kigwiriye. Iteka kiraza kikagongana n'ibitekerezo bindi by'isi n'undi mu ruho w'isi bikagongana. Nkunda kubaha urugero rwa cyagiye Mose ageze muri Egiputa ngo bananirizwa kumwumva n'uburetwa bwinshi. Yari yavuganye n'Imana, ntibyari ibihimbano, nk'uko ijambo ry'Imana dufite uyu munsi atari ibihimbano, ni iry'ukuri. Ariko amaganya n'umunaniro n'amakuba n'uruzerero no guhemukirwa n'ingorane nyinshi bishobora kukubuza kumva, kwakira ijambo ry'Imana. Umwanzi agakoresha ubundi buriganya, ijambo ry'Imana ugahura naryo gusa rukuranga. Iri ni ryiza ariko rigira umumaro iyo habayeho continuity ugeze mu rugo iwawe. Muranyumva nshuti z'Imana? Reka barangije kwakira duhaguruke. Hallelujah, hallelujah. Uringe babasi, uringe babasi,
reka isi yose iririmbe haleluya rwa rukundo wadukunze waritanze kubw'ibyaha byanjye ntabwo nzogira kuko ngufite mwami Yesu waratsinze ntabwo nzogira kuko ngufite mwami Yesu waratsinze. Niba twamaze gufata ngo bakirya yenda umutsima amaze kuwushimira arawumanyagura arawubaha arababwira ati nimwakire uyu ni umubiri wanjye. Turagushimira mwami Yesu umubiri wawe washenjaguwe ku bwacu, turagushimira ko witanze ku bwacu ukadukura munsi y'itegeko ry'icyaha n'urupfu ukaduhesha ubuzima. Itegeko ry'umwuka w'ubuzima uyu munsi rirakorera muri twe kubw'igitambo watanze ku musaraba. Umubiri wawe warashenjaguwe hanyuma twebwe tugenerwa umubiri w'ubwiza, umubiri w'icyubahiro, umubiri ufite imbaraga muri none kugira ngo tugukorere tukuramya tuguhimbaza tuguhesha icyubahiro dutegereje kuzaza kubana nawe mu bwami bwawe. Muri iryo joro kandi yenda igikombe amaze kugishimira arakibaha banyweraho bose, arababwira ngo aya ni amaraso yanjye y'isezerano rishya ava ku bwa benshi. Arangije atubwira ko adutegereje atazongera kunywa ku mbuto z'imizabibu kugeza umunsi azasangira natwe vino nshya mu bwami bw'Imana. Data ndagushimira amaraso wamennye ku bwacu, amaraso yatwinjije mu isezerano rishya. Ntitukiri abo gucirwaho iteka, turi ubwoko bwahawe umugisha, turi ubwoko bwarazwe ubugingo buhoraho. Uyu munsi twahindutse intumwa mu cyimbo cyawe, waritanze urapfa ku bwacu kugira ngo twebwe abariho muri wowe turekeraho kubaho ku bwacu, ahubwo tubeho ku bwawe, wowe wadupfiriye ukanatuzukira. Turasenze ngo igihe tunywera kuri iki gikombe, turira kuri uyu mutsima, abana bawe twese twongeye kwihuza n'icyo wakoze ku musaraba, igitambo cyatwinjije isezerano rishya, kugira ngo ikintu cyose cyaba kigikorera mu ngingo zacu, mu mubiri wacu, kitajyanye n'uko watugize intumwa mu cyimbo cyawe, kidahesha data icyubahiro, kitajyanye n'itegeko rishya ry'umwuka w'ubugingo twinjiyemo, cyose kiyenge ihinduke ubusa uyu mwanya mu izina rya Yesu. Turira kuri uyu mutsima, tunywera kuri iki gikombe, reka uburetwa bwari bukigaragara mu mibiri yacu, bwari bukigaragara mu bitekerezo byacu, bwarwanyaga kumenya Imana, bwarwanyaga kunezeza Imana muri twebwe. Ubwo buretwa uyu mwanya bumenagurike kubw'imbaraga z'igitambo watanze ku musaraba Yesu, cyabaye rimwe rizima gihinduka igihagije. Abakobwa bawe, abahungu bawe, dusangira ku meza yawe, imbaraga zawe izo waduhaye igihe tuza munsi ya rya tegeko ry'umwuka w'ubugingo, ry'umwuka w'ubuzima, izo mbaraga zibe manifeste, izo mbaraga zikorere muri iyi mibiri, zikorere mu myuka yacu no mu bugingo bwacu, he kugira agace na kamwe gasigara katambaye, kadahuye n'imbaraga zawe, mu izina rya Yesu. Dushobora kunywa, dushobora kurya, dukomeza gusenga.
agushimira amaraso wamennye ku bwacu, amaraso yatwinjije mu isezerano rishya. Tuje kuvuga ubuzima kuri buri rugingo rwacu utari dufite ubwo buzima, ubuzima wadufatiye. Reka dusengane nawe wisengere. Ubuzima wadufatiye, ubuzima ngo bw'ikintu buba mu maraso, wamennye amaraso yawe duhabwa ubuzima bwawe. Uyu munsi watugeneye guhinduka intumwa mu cyimbo cyawe. Uyu mugoroba turavuga ubuzima kuri buri gace kagize ubuzima bwacu, kagize imibiri yacu. Imbaraga zawe zikorere muri buri gace, kuva ku mutwe kugera ku birenge. Ahari intege nkeya zikomoka mu kutamenya, zikomoka mu buriganya bwa Satani, zikomoka mu kujijishwa uko ariko kose, hambara ubuzima, hambara imbaraga uyu mwanya mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe zikore muri buri gace, kuva ku mutwe kugera ku birenge. Imbaraga zawe Yesu ziri mu maraso yawe, ziri mu gitambo watanze ku musaraba. Yongera hoberane n'ibyo wakoze, umwuka usabane nabyo, ubugingo bwe busabane nabyo mu izina rya Yesu. Ntagira agace na kamwe gasigara kadakozweho. Reka tuba turetse kwandurura dusenge. Mwe muretse kwandurura gatoya, murasenga bagiye, murandura bagiye, baradutereka hasi. Isengera nshuti y'Imana, uburiganya bwa Satani bwose ku buzima bwawe bumenagurika uyu mwanya mu izina rya Yesu. Ikintu cyafashe ku mubiri wawe kitagombaga kubaho uyu mwanya kimenagurike. Uri musabana n'icyo Yesu yakoze ku musaraba, uri musabana n'icyo Yesu yagufatiye. Izo mbaraga mbi zimenagurike mu izina rya Yesu. Ikintu kiraritse mu buzima bwawe kitagombye kuhaba kimenagurike mu izina rya Yesu. Icyo wariye kikakugirira nabi kimenagurike mu izina rya Yesu. Ijambo ribi ryashyize ku buzima bwawe rikakugiraho ingaruka uyu mwanya rimenagurike mu izina rya Yesu. Uburetwa wazaniwe no kutamenya ukuri no kudatinda mu kuri uyu mwanya bumenyagurike. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo dufatamire ibitekerezo, imagination zose, ibitekerezo binyuranye n'ijambo ry'Imana birwanya kumenya ukuri, birwanya ijambo ry'Imana muri twebwe. Uyu mwanya tubikubise hasi. Ijambo ry'Imana riragira umwanya mu bitekerezo byacu, turarimaramo umwanya, turaritindamo, riricara muri twebwe. Itegeko ry'umwuka w'ubuzima rirakorera muri twebwe, rirankoreramo, riragukoreramo mu izina rya Yesu. Turagushima mwami w'abantu. Reka wivugeho imbaraga. Uri intumwa mu cyimbo cya Kristo, Intumwa ntisigana, intumwa ntiteta mu gihe cyo kurwana, intumwa ntipfayonga, intumwa ntisigana n'abatarakizwa. Uri intumwa mu cyimbo cya Kristo. Ubuzima bwa Kristo buri muri wowe. Ni wowe Imana icamo yinginga, izana ubwami bwayo mu rugo rwawe, izana ubwami bwayo mu rubyaro rwawe, izana ubwami bwayo mu kazi, izana ubwami bwayo muri bene wanyu. Ivugeho imbaraga. Ntuzasigana n'abatarakizwa, ntuzasigana n'umugabo w'umupagani, ntuzasigana n'umugore w'umupagani, ntuzasigana na bene wanyu batarakizwa. Watugize intumwa mu cyimbo cya Kristo. Tuje kwakira imbaraga zikomeza amaboko yacu y'umwuka, imbaraga zikomeza amaguru yacu y'umwuka, imbaraga zikomeza umuntu wacu mu izina rya Yesu. Uzadukoreramo, uzatwingingiramo, agakiza kazataha muri bene wacu. Ntabwo tubata, ntabwo tubasiga, ntabwo tubarekura mu mitima yacu, barakizwa. Urabinginga uciye muri twebwe, twakira izo mbaraga. Ndavuga izo mbaraga ku bagore bafite abagabo badakijijwe, ndavuga izo mbaraga ku bagabo bafite abagore badakijijwe, ndavuga izo mbaraga ku bana bafite ababyeyi badakijijwe, ndavuga izo mbaraga ku bahagarariye imiryango hano bafite bene wabo badakijijwe. Izo mbaraga zo kwinginga, izo mbaraga zo kuba intumwa mu cyimbo cya Kristo. Muri generation twavutsemo irahura n'Imana ku bwacu,
iramenya Kristo iciye muri twebwe mu izina rya Yesu. Turahindura ubusa, turasenya ibicaniro byose bya Satani, kuko turi intumwa mu cyimbo cya Kristo, byubatswe mu miryango y'iwacu, byubatswe mu mago yacu, bisaba abana bacu, bisaba generasiyo twavutsemo. Urakoze kuba tugize intumwa mu cyimbo cyabo. Turavuga ubuzima, turavuga ubuzima ku bagabo barorongotana, turavuga ubuzima ku bagore barorongotana, turavuga ubuzima ku bana barimo kurorongotana, turavuga ubuzima muri bene wacu batakuzi. Turamanura amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu amanuka atwika ku bicaniro byose byubatswe mu miryango, byateje ibihome bituma abantu badakizwa, abantu bahinduka abanyedini, abantu badahura n'Imana. Izo imagination, ibyo bitekerezo bipfuye, turabisenya uyu mwanya mu izina rya Yesu. Ikintu cyose kiri mu buzima bwacu, ikintu cyose kiri mu buzima bw'umuhungu wawe n'umukobwa wawe kimutambamira kugira ngo atabe intumwa mu cyimbo cya Kristo, uyu mwanya gikubitwe hasi, cyamburwa imbaraga, cyume uhereye mu mizi, cyume uhereye mu mizi mu izina rya Yesu. Ndavuga ubuzima, ndavuga ubuzima bwuzuye, ubuzima bwuzuye mu mubiri, ubuzima bwuzuye mu mwuka, ubuzima bwuzuye mu bugingo, ubuzima bwa Kristo butembe muri we, umutembemo. Kitavuye ku mwami cyose cyagiye ku buzima bwe, uyu mwanya cyume gihinduka ubusa, ijambo ribi ryose rihinduka ubusa mu izina rya Yesu. Turakira imbaraga mwana, turakira imbaraga, turakira imbaraga, turakira ukuri, turakira ukuri. Ijambo ryawe ryaratubwiye ngo nituguma mu ijambo ryawe tuzaba abigishwa bawe nyakuri. Twakira izo mbaraga zigumisha umuntu mu ijambo ryawe, tuzaba abigishwa nyakuri, tuzamenya ukuri, ukuri kuzatubatura, kandi uwo mwana natubatura tuzaba tubatuwe rwose. Uwo ni wo mugabane wacu, uwo ni wo murage wacu. Turi abantu bakira ukuri, bakorerwamo n'ukuri, bahinduka abigishwa nyakuri, babatutse kuri byose, babahotse kuri byose, kuri byose, ibigaragara n'ibitagaragara, ibyabyaye ibintu bibi tukabibona, n'ibihishwe ariko bikoreshwa n'umwanzi, kuko Kristo ari muri twebwe. Turaho kubata rwose. Urakoze mwami kubw'igitambo cyawe, turagushimira igitambo cyawe cyo ku musaraba. Muhabwe icyubahiro, muhabwe icyubahiro. Urakoze mwami Yesu. Mvuze umugisha ku buzima bw'abana bawe, kugirirwa neza bibomeho, kuguma mu ijambo ryawe bibabeho, kubohoka byuzuye ni umugabane wabo, bibomeho, bagendere mu butsinzi bubonerwa muri wowe umunsi ku munsi. Iminsi yabo igenda irushaho kugwiramo amahoro, kugwiramo ibyiza, kugwiramo ibiguhesha icyubahiro umunsi ku munsi, umwaka nyuma y'uwundi. Urakoze data, tuguhaye icyubahiro, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Mwami Yesu abaho umugisha. Reka turamukanye dutahane amahoro ya Kristo na hejo uzatumira abandi. Niba wifuza guha Yesu ubuzima bwawe, ibi tuvuga rwose utaramwimika, karibu hano imbere, abakozi b'Imana baragufasha gusenga. Reka duhane lift twihute, tuzagaruke ku munsi w'ejo. Mwami Yesu abagire neza.